Muraho neza bavandimwe, nongeye kubaramutsa amahoro y'Imana abane namwe. Uyu ni umunsi wa gatatu tuvuga ku mbano z'umwuka wera. Gusa turi kuvuga icyo twita ngo ni gift of speech. Hanyuma gift of speech igabanyijemo ibice bitatu. Icyo bita impano yo kuvuga mu ndimi, gift of speaking in tongues, interpretation na prophecy. Hanyuma noneho turi kuvuga prophecy. Hama turaza gutandukanya cyane, tuzakongera kuvuga igitandukanye rya prophecy na prophet. Hama turaza kugenda twivugamo Uwiteka akomeza kuba umugisha. Ubundi icyo twita ubuhanuzi bukora kugira ngo buzamure itorero, to edify, exhort and comfort. Kandi ni igihe abantu bavuga babikura mu bitekerezo by'Imana bakabizana mu ndimi zabo zisanzwe. Ndetse ubundi ntabwo habamo icyo bita ngo ni revelation cyangwa se foretelling. Foretelling ni ukuvuga ngo ni ugupredikitinga fitiri, ahubwo izaba icyo bita foretelling ni ukuvuga ngo ibo berekana icyo bita presenting things that is happening, kwerekana ibintu biri kubaho. Ikindi ubundi ni ukuvuga ngo uvuga icyo bita ubujyanama cyangwa se inama z'Imana ukazibwira abantu, niyo bita ngo ni prophecy. Ni ukuvuga ngo uvuga ibitekerezo by'Imana ukagenda ubisangiza abantu, ukabereka uko biri kugenda bimera. Kandi ikindi, ubuhanuzi ntabwo ari ukwigisha kandi nta nubwo ari ukubwiriza. Ndetse kubwiriza ndetse no kwigisha ni rezilita z'amasengesho ziza iyo umuntu yasenze, hanyuma noneho akaza kuvuga icyo bita ngo ni akaza kuvuga icyo rezilita zo kwigisha cyangwa se rezilita z'amasengesho. Nicyo twita ngo ni ukubwiriza cyangwa se gusenga cyangwa se kwigisha. Ariko noneho icyo bita ubuhanuzi bwo ni biza ari kugira ngo inspiring abantu bashyiremo ibitekerezo by'Imana muri bo. Nicyo twita ngo ni ubuhanuzi. Ni ukuvuga ngo inspire abantu, icyo bita inspiration, inspire abantu mu buzima bwabo, ugenda ubakubitiramo icyo bita ibitekerezo by'Imana muri bo, yani ubabwira ibitekerezo by'Imana ku buzima bwabo. Nicyo twita ubuhanuzi. Hanyuma kandi nta nubwo ari rezilita yo kuvuga ngo ni uko wize cyane, ahubwo ni rezilita z'uko ushaka kugira ngo uvuge ibitekerezo by'Imana, speaking the mind of the Lord within the people. Kandi ikindi cya kabiri, impano y'ubuhanuzi ntabwo ari impano yo kugira ngo uyobore umuntu, ahubwo icyitwa kuyobora umuntu ayoborwa n'icyo twita ngo ni ubujyanama bw'Imana. Nibyo tuza gusanga muri Yakobo 1:5 haravuga ngo ukeneye kuyoborwa nahamagara Imana kugira ngo ibashe kumuyobora. Kandi ikindi, ubuhanuzi ntabwo ari cyo twita ngo ni foretelling nk'uko twabivuze. Ubundi foretelling ni ukuvuga ngo ni ukuvuga fitire cyangwa se ugapredikitinga future, ariko iyo ni foretelling ni ukuvuga ngo ni ukwerekana ibiri kubaho. Kandi intuza ubuhanuzi cyangwa se prediction of the future cyangwa se kuvuga ibizaza bivugwa n'icyo twita ngo ni umuhanuzi muri office. Icyo twita umuhanuzi muri office akaba nicyo twita impano y'ubuhanuzi. Impano y'ubuhanuzi ni impano duhabwa n'umwuka wera. Hanyuma icyo twita ubuhanuzi ubwabwo ni cyangwa icyo twita kuba umuhanuzi ni umuhanuzi uhamagariwe umuhamagaro w'ubuhanuzi. Hanyuma iyo umuhamagaro ni impano duhabwa n'Umwana na Yesu Kristo. Icyo twita ngo ni ubuyobozi buyobora ikanisa. Itandukaniro rero riri hagati y'umuhanuzi ndetse n'ubuhanuzi. Ubundi umuhanuzi yahamagawe n'Imana cyangwa yahamagawe na Kristo, twita ngo ni umuhanuzi. Hanyuma ni impano duhabwa na Kristo umuhanuzi. Hanyuma kandi umuhanuzi iyo bari impano ku ikanisa, iyo ubwiwe n'impano. Hanyuma icyo twita ngo ubuhanuzi bwo ni impano y'umwuka wera. Hanyuma iyo ntabwo ubwawe uri impano, ahubwo wewe uba ufite impano. Ni impano uhabwa ukayihabwa n'umuhanuzi. Ubundi kandi umuhanuzi ni umuhanuzi muri office, ariko icyo twita ubuhanuzi
nicyo twita ni imparted gift, ni impano wabasha kugabanyirizwa n'umuhanuzi biciye mu kurambikwaho ibiganza cyangwa se mu kwifuza impano y'ubuhanuzi ukabasha kuyigira. Kandi ikindi iri n'itandukaniro, umuhanuzi iwe ashobora guhanwa niba atosenga cyane, ariko kugira ngo impano y'ubuhanuzi ikomeze, iyo birasaba usenge uhore muri connection n'umwuka wera kugira ngo ya mpano yawe ikomeze gukora. Ibyo twita imparted gift. Ni ukuvuga ngo kandi impano yo kuba umuhanuzi kandi ushobora gukorera mu mpano yo kuvuga ko impano yo kumenya ubwenge cyangwa se impano y'ubwenge hamwe n'impano y'ubumenyi. Iyo uri umuhanuzi, ni ukuvuga ngo impano y'ubwenge ivuga ibizaza, hanyuma impano y'ubumenyi nayo ikavuga ibizabaye n'ibiriho. Ni ukuvuga ngo rero iyo uri ufite impano y'ubuhanuzi kandi ntabwo ukorera mu mpano zo kuvuga ngo ni y'ubwenge n'ubumenyi, ahubwo wewe urahanura gusa, uvuga ibintu biri kubaho gusa ako kanya, cyangwa se ukavuga ibitekerezo by'Imana ku buzima bwa muntu. Kandi ikindi kiriho, ubuhanuzi upredictinga future, ariko umuhanuzi apredictinga future, ariko icyo twita ubuhanuzi budeclaringa future cyangwa se bukadeclaringa present. Ni ukuvuga ngo buvuga ibiri kubaho, ariko icyo twita umuhanuzi avuga ibizaza cyangwa se abona ibyabayeho akabasha kuzana solution y'ibizaza. Ikindi kandi umuhanuzi azana revelation, ariko icyo twita ufite impano y'ubuhanuzi iwe yakira revelation. Ni ukuvuga ngo wakira ihishurirwa iyo ufite impano y'ubuhanuzi, ariko kandi waba uri umuhanuzi we niwe uzana revelation. Ni ukuvuga ngo niwe utanga revelation ufite impano y'ubuhanuzi, hanyuma wowe ukorera mu impano y'ubuhanuzi wowe ukakira ya revelation. Kandi ikindi umuhanuzi ubuhamagaye nk'umuhanuzi azana vision, azana icyo bita vision. Hanyuma ikindi kandi umuhanuzi azana icyo twita ngo ni ajinama, giving warning. Hanyuma kandi umuhanuzi arencourage akazana n'ibindi bintu. Murakoze cyane Imana y'umugisha mukunze gukorera